nakijwe mfite imyaka 10, kugeza uyu munsi sindabyicuza. Amahitamo yanjye biracara kunezeza Imana. Nibwo buzima bwiza. Ikintu wakora ukazarinda ufuticuza no gukorera Imana gusa. Reka mbabwire ikintu gikomeye Umwuka Wera akora. Ashobora kuduha ibyishimo nta gishimishije gihari. Niki cyanezeza imfubyi? Niki cyanezeza umupfakazi? Ariko iyo umuntu ari mu Mana neza, ashobora kurimba ngo ubwo Umwami Yesu ankunda ndamahoro, no mu byago ndamahoro nzaririmba. Ntaco yabonye gifadika, ariko Imana yaraje mu mutima igakuramwo umubabaro, ikamuha ibyishimo byuzuye. Tumunezeza turi inaha, tukihanganira amakuba, tukabaho twishimye. Imana igukure munsi yo gutsikamirwa. Ntabwo nafovye ibyakubayeho birababaje. Gushaka umugabo uzi ko azakunezeza, azasimbura abasaza bawe, akaba papa wawe, akaba inshuti yawe magara, ugahita ushaka umugabo nawe se karuko yibagiwe. Nukuri ndabizi biragoye, ariko Imana iguha imbaraga zo kubirengera. Gushaka umugore ugashaka umunyamahane uvugira muri saro no mu cumba no nyuma y'akabati no mu gikoni, ubera hose icyarimwe kubera amahane. Ndabizi biragoye, ariko Yesu yakunezeza. Birashoboka ko wafashwe ku ngufu, uwo mubabaro urawuhorana iteka. Yesu yakunezeza. Mu itorero ry'Imana uzabonamwo basaza bawe, uzabonamwo ababyeyi, uzabonamwo inshuti zawe, uzabonamwo abagize umuryango muri Kristo Yesu. Birashoboka ko uri hano mu nzu y'Imana waje gusenga, ariko warahuye n'ikindi gikomere runaka. Wenda wakomerekeye mu itorero wasengeragamo mbere yo kuza hano, cyangwa se wakomerekejwe n'ubuzima n'ibihombo n'ibindi bintu bitandukanye. Yesu ashobora kukunezeza. Dukwiye kubaka ubusabane nawe. Ntitumukurikire kubw'imigati, tukamukurikira kuko tumukunda. Amen. Iyo ngeze ku busabane rero, rimwe na rimwe aribwo numva mbabaye, kuko abantu dukomokaho n'abantu bari barubatse ubusabane bukomeye n'Imana. Enoki yagendanye n'Imana imyaka 300, imutwara mu ijuru adapfuye. Nowa yasabanye n'Imana, imuhishurira ibintu bisigaje imyaka 120 bikaba, imubwira kubaza inkuge kumwuzura uzaza. Aburahamu yagendanye n'Imana kugeza ubwo ivuga ngo sinarimbura Sodomu ntabw'inshuti yanjye magara Aburahamu. Mose yagendanye n'Imana, anezeza Imana kugeza ubwo atanga igitekerezo mu bwami bw'Imana. Imana ifashe umwanzuro wo kurimbura Abisirayeli bayinaniye mu butayu, aravuga atoya nubica abanyegiputa bazaguseka, nta cubahiro cyawe kirimo. Mu gihe twebwe twizerera ibirayi byo mu ruhengeri n'inzu yo kubamwo n'amafaranga gusa, mu gihe dusenga kuko dufite ibibazo twifuza ko adukemurira, hari abandi babaye inkoramutima mu bwami bw'Imana. Gusenga dukwiye kubaka ubusabane. Mbese wagira ngo twabuze ibyo dusengera nuko tutazi gusenga cyangwa tudafite akanya ko gusenga. Watangiye ugasengera abana, abuzukuru bawe n'abakwe bawe n'abakazana bawe, ugasenge ukabyibuza ukabibira imbuto ikinyejana kizakurikiraho. Ukaba ubizi neza ko abo bantu wabashinganishije ku Mana. Mwari muzi ko zimwe mu ntambara zitugize zitwishe nabi ni ibitambo basogokuru batambye. Umuntu akajya kwa Nyabinga akavuga ngo abazankomokaho bose bamurikiye ryangombe muzabakoresha. Uyu munsi ukaba ufite inyatsi icukozeho cyose cyanga, kuko barashaza kwishuza ibitambo. Batubibiye imbuto mbi. Wari uzi ko iyo usambanye rimwe bifata ibisekuru 10 ngo uwo muvumo uve mu muryango? Hari abantu bahora bagwana n'imbaraga mbi z'ubusambanyi kubera ko mu muryango wabo nibyo byabagamo. Basize batubibiye imbuto mbi. Twebwe turi kindi gisekuru. Haleluya. Tugomba kubaka igisekuru kizima kidafite umuvumo, tukubaka ubusabane n'Imana, tugacira inzira bazadukomokaho bakazabaho neza. Bizanyurira mu gusenga no mu kubaka ubusabane. Nagira ngo mbabwize ukuri, igicaniro kikwiye gusimbura ikindi gicaniro.
hari abantu babaho ubuzima. Reka mbaho urugero. Bibiliya iyo uyisomye isaha imwe ku munsi uyisoma mu mezi 6. Iyo ukoresheje iminota 30 ku munsi gusoma Bibiliya uyisoma mu mwaka umwe. Ubu mbajije ngo abantu basomye Bibiliya bakayirangiza hano, muhume ntabwo ndi bubibaza. Muzi ikibazo? Iyo tuvuze izuba ryavuye n'ibishimbo byazamutse igiciro byo ntidusinzira, ariko usoma paji imwe ugahita wumva. Muri fiançailles nkora fiançailles, madamu twajyaga twandikirana utumessage kuri telefone. Hanyuma nyuma y'imyaka 5 nagiye mu ivugabutumwa ngeze Nyabugogo muri bisi, telefone barayinyiba. Mbabwije ukuri, sinababajwe n'agaciro telefone ifite, nababajwe n'utumessage twari turimo. Nari naratubitse nkora ndusubiramo. Nako murumva utumessage tw'abafiance. Mumbwiza ukuri, abantu bakoze fiançailles bari hano. Fiance yakwandikira ukavuga ngo nzaba ngasoma ejo. Maso ugasoma 5 nkwagira ngo karimo umwuka wera. Ukajya ubonamwe n'ibyo atakubwiye. Kakakunezeza. Mwemera ko Yesu ari umukwe natwe turi abageni? Murabyemera? None se Bibiliya sakandiko ka fiance. Ubu se ntiyasiza atwandikiye ko tutagasoma? Ni ikibazo ca discipline. Kuko hari ibindi tumariramo umwanya. Social media turayikurikira, ibindi bintu byose bidafite nico bitumariye turabikurikira, ariko igishobora guhindura ubuzima bwacu ntitugiha agaciro. Uryama sangapi, ubyuka sangapi? Gahunda yawe y'umunsi imeze ite? Nibiki ukora ku munsi? Ndavuga bigamije kunezeza Imana. Dukwiye kuba abantu bazi bagira discipline mu kubaho kwabo. Ntabwo ushobora kuryama saa 6 y'ijoro hanyuma ngo ubyuke gusenga saa 9, ntibibaho. Ntabwo wabaho ubuzima butarimo discipline ngo ubeho unezeza Imana, ntabwo byashoboka. Hanyuma iyo witoje kugira discipline, umenya iby'agaciro ufite ukanabirinda. Cyakane gishobora kudufasha kubaho ubuzima bunezeza Imana ni uguhuza ijambo ry'Imana n'ubuzima. Ibi nabyo bishobora kuba byaratugoye. Ibyinshi tubizi mu mutwe no mu mpapuro, ariko mu buzima bwacu iyo bishatse urabibura. Kuba waje mu rusengero kwiga ijambo ry'Imana ni byiza cyane, ahubwo ni ukwibaza ngo kuwa mbere mbaho nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Niba rivuga gutanga, ngira ubuntu bwo gutanga. Niba rivuga kubabarira, ntawe nananiwe kubabarira. Niba ijambo rivuga kwihangana, nta muntu nananiwe kwihanganira. Niba ijambo ry'Imana rivuga gusenga, nyafata igihe ngasenga ndi jyenyene. Niba ijambo ry'Imana rivuga guhindurira abandi kugukiranuka, hari umuntu maze kubwiriza ubutumwa bwiza byibuza aza mu nzu y'Imana. Dukwiye kwiga guhuza ijambo ry'Imana n'ubuzima. Ndabizi neza biragoye gufata Bibiliya yose ku mutwe. Nubwo byakugora kuyifata ku mutwe, gerageza ufate imirongo mike wihindura ubuzima. Uzabona ijambo ry'Imana ritakiri inyuguti ryambaye umubiri. Imana niyo kwizerwa ku ijambo yavuze. Ariko kubaho ubuzima bunezeza Imana bikwiye kuba amahitamo yawe. Bikwiye kuba amahitamo yawe. Uyu mwaka ukwiye kuzajya watura buri munsi ngo Mwami mpisemwo kubaho ubuzima bukunezeza. Nkwiye kubaho ubuzima butuma uticuza ko wandemye cyangwa wampaye impano yo kubaho. Hari abantu benshi batahisemo batyo. Batahisemo kubaho ubuzima bunezeza Imana, bahitamo kubaho ubundi buzima. Bamwe murabazi hano hirya, abandi muravukana, abandi murabazi hano hatandukanye. Batahisemo kubaho ubuzima bunezeza Imana. Ariko ntekereza ko iyo umuntu abayeho ubuzima bubabaza Imana, nawe ntaco yunguka. Abantu tunganya imyaka basigaye banywa inzoga, ubu barunamye bameze nabi. Abishoye mu busambanyi abenshi sida yarabahitanye. Ngiye kuba nkunda Imana ntaco mbaye. Nukuvuga ngo gukiranuka natwe tubifitemo inyungu. Nta na kimwe uzahomba. Ibyaha birakenyura.
ibyaha birica. Ibintu byose Imana yatubujije byari ku nyungu zacu, kandi ku nyungu z'abazagukomokaho kugera ku bisekuru byinshi. Iyo Imana ikubujije ngo ntugasambane, ntukibe, ntukabe umusinzi n'ibindi, biba ari inyungu zabo n'abazagukomokaho. Reka mbaye nk'urugero. Dawidi yaguye mu cyaha c'ubusambanyi. Imana iravuga ati ibintu ukoze wowe ntabwo bizi, wowe wabikoze wihishe, ariko bizakugarukira ku manywa. Haca imyaka, hashize iminsi, umuhungu we Amunoni afata ku ngufu mushiki we Tamari. Tekereza abana wabyaye mu nda, umuhungu n'umukobwa, wumvishe umwe yafashe ku ngufu mushiki we. Tekereza ukuntu yumvaga amerewe mu mutima. Ingeso ukinisha ubu ngubu urumva ari ibisanzwe, ariko umunsi iyo mbuto watangiye kuyisarura, uzumva ubusharire, uzumva umubabaro, uvuga ati ndicuza kuba narahisemo kutanezeza Imana. Hashize igihe umuhungu wamwigomekaho, baramushuka baramubwira ngo kugira ngo wereke soko ntawo mugihurira, ufata abagore basuryamane nabo ku gasozi. Dawidi aravuga ati n'ubwa mbere ibi bintu bibaye muri Isirayeli. Arahunga ajya mu butayu, kuko kwigomeka ku bwami byari kimwe, ariko kuryamana n'abagore be byari ikindi kintu giteye ubwoba. Abusalomu kugeza uyu munsi imvaye nta nubwo iba mu zindi z'Abisirayeli, iba ahantu ku gasozi higiyo, kubera ko yakoze ikintu kibi. Ariko mwibuke ko byari umuvumo, nk'aho Dawidi yari harasarura aho yabibye. Muribuka ko Salomo yaje kurongora abagore 1,000 kubera umuvumo wa se. Icyaha, ibintu byose Imana yatubujije ni ku nyungu zacu. Dukwiye kubaho ubuzima bunezeza Imana. Ubuzima ni impano Imana iduha, ariko uko tubutwara biterwa n'amahitamo yacu. Hari ubwo umuntu akubwira ngo ngewe ndarakara nka papa, ngo na sogokuru niko yari ameze, muzamfata uko. Nyine tuziya kwihangana, ariko tubaniye nabi. Abantu b'Imana suko babaho. Warukwiye kubaho ubuzima bunezeza Imana. Bibiliya yatubwiye ngo mumunezeza muri byose. Ubuzima ni impano, ariko uko tubutwara bikwiye biterwa n'amahitamo twahisemo. Maze imyaka ngendana na Yesu, nakijwe mfite imyaka 10, kugeza uyu munsi sindabyicuza. Amahitamo yanjye biracara kunezeza Imana. Nibwo buzima bwiza. Ikintu wakora ukazarinda ufuticuza ni ugukorera Imana gusa. Hanyuma kugira ngo ubeho ubuzima bunezeza Imana biterwa n'uburyo wubatse mu bice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Hari abantu bagerageza kunezeza Imana ariko byarabananiye, kubera ko imbere muri bo bubatse nabi. Umuntu agizwe n'ibice bitatu dukurikije uko Abakolosayi bavuga: umwuka, ubugingo n'umubiri. Aho hantu navuze haravuga 5:23 na 24. Haravuga ngo Imana y'amahoro ibeze gose, mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu, ubugingo n'umubiri birarindwe bitazabaho umugayo. Iyo kugira ngo ubeho ubuzima bunezeza Imana biterwa n'uburyo wubatsemo imbere muri wowe. Hanyuma ikindi nagira ngo mbabwire gikomeye nuko waduhaye impano y'ubuzima, hari umunsi umwe tuzahagarara imbere ye. Ubu ngubu ubuzima ubwigengaho, ntawo mu busangiye. Amahitamo yawe ashobora kubaho, amahitamo yawe ashobora kuba meza ukanezeza Imana, cyangwa akaba mabi ukayibabaza. Ariko hari umunsi umwe uzasubira mu maboko ye, azisubiza ubuzima yaguhaye, hanyuma bukajya gucigwa urubanza. Kimwe mu bintu bituma ngenda mu muhanda numva nemye nuko nzi ko nzabona ubugingo buhoraho. Ndabizi ko ndumuragwa w'ubugingo buhoraho. Ndabizi ko nahawe ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Nta teka nzacigwaho, ndi umwana w'Imana. Ibyo mbabwiye birahenze, nta mafaranga wabigura, kuko mu bintu bihenda ku isi ni ibyishimo. Muzi ukuntu ibyishimo bihenda, babishoramwo amafaranga menshi, kandi iyo inzoga banyweye zibavuyeho ahita yongera gusubira mu mubabaro. Ariko ngewe nishima ntanyweye, nkishima ntariye cyangwa ntariye, nishima igihe cyose kuko ndi umuragwa w'ubugingo buhoraho.
dukwiye kumenya ko hari umunsi umwe tuzahagarara imbere y'Imana. Nibyo bita kwitaba Imana. Hari umunsi umwe tuzahagarara imbere yayo, hanyuma icira urubanza imyitwarire yawe y'inaha. Uzamuhagarara imbere umeze ute? Ibi mvuze nta mahitamo dufite. Waba umwana, waba mukuru, waba ukize cyangwa ukenye, ibyo guhamagara kwayo nta control tubifiteho. Ishobora kuguhamagara uyu munsi cyangwa kera, twese tuzapfa. Izaduhamagara. Ikibazo, uzagenda imbere y'Imana udafite ipfunwe. Uzahagarara imbere yayo wumva wemye. Bitewe ibyo mvuze tubitegura iyo tukiri inaha. Uko witwara inaha nibyo bizaguhesha guhagarara imbere y'Imana wemye, cyangwa ugahagarara imbere y'Imana ufite ipfunwe. Hari abantu ngo azavuga ngo mwumve imbere sinigeze mbamenya, bitewe nuko ntabwo bahisemo kubaho ubuzima bumunezeza. Ariko hari abandi ngo adategwa isoni no kubita abana bayo. Haleluya. Icyampa ukabura umuntu Yesu atagira isoni zo kuguhamya imbere ya data n'abamarayika, akavuga ati nkurikije uko yitwara, nkurikije uko agerageza guhinduka n'ukunezeza ari mu isi, ntabwo nagira isoni zo kwitwa Imana ye. Ndashaka kuvuga intambwe nka 7 umuntu yatera akabaho ubuzima bunezeza Imana. Intambwe ya mbere ni ugukizwa. Umunezero wa mbere ijuru rigira ni ukubona umuntu mushasha akijijwe. Yesu yaravuze ngo wagira intama 100 ngo akaburamwo imwe, ngo yasiga 99 ngo akajya gushaka imwe yazimiye, ngo iyo ayibonye ngo atumira inshuti ngo bagakora umunsi mukuru. Yongera aca undi mugani w'umwana w'ikirara, aravuga ngo uwo mwana yafashe ibye abijyana mu busambanyi, amara igihe kinini yinezeza, biza kumushira haratindahara cyangwa se arakena, ngo rimwe yisubiramo aravuga ngo kuko insangira n'ingurube kandi kwa data bajya bagasigaza. Ngiye guhaguruka ngiye kwa data mubwire ngo nagucumuyeho, ncumura no ku Mana, singikwiriye kwitwa umwana wawe, byibuze umpa amahirwe nye mu bagaragu mbona ukonye. Nkunda akantu kamwe muri iyo nkuru kavuga ngo yisubiyemo. Icyampa kuri aya manywa ukisubiramo ukavuga ati ariko kubera ko imbaho ubuzima bubi butanezeza Imana, kuko imbaho ubuzima butuma Imana ibabara. Urabizi ko Imana uyinezeza cyangwa se uyibabaza. Yisubiyemo arahaguruka ajya kwa se. Ubundi kwisubiramo ni ikintu cyiza, ni ikintu cyiza. Yisubiyemo aravuga ngo nta mpamvu yo gusangira n'ingurube. Satani arasuzugurana. Uzi ko afata umusore mwiza akamukoresha uburetwa. Bijya bimbabaza iyo mpuye n'umusore ukiri muto mu muhanda yasinze. Bijya bimbabaza iyo mbonye umukobwa ukiri muto unywa Primus akayirangiza. Aruheruka kumbwira ati Primus imwe ngiye nywa kese nkaguruka nemye nkaho nanyweye igikoma. Undi yarambwiye ati ngewe, kandi afite imyaka, afite nk'ibiro 45, avuga ati ngiye nywa alcohol iri kuri 45. Undi Primus birimo nk'icenda ngira ngo uwo anywa alcohol irimo kuri 45 itwika nk'umuriro. Hari abantu nyene bageze kuri ugu rwego. Hari abantu babayeho ubuzima butanejeje. Satani afata umugabo wiyubashe, twubaha, ufite umugore n'abana, akamuraza mu ndayi. Satani arasuzugurana. Satani afata umuntu yize yemewe, akajya kuraguza mu kazu k'umukecuru utagira na brosada. Satani arasuzugurana. Bibiliya yatubwiye ngo yageze ubwo asangira n'ingurube, ariko umunsi umwe akora ikintu cyiza, yisubiramo. Haleluya. Aravuga ngo kubera ko insangira n'ingurube kandi kwa data bajya bagasigaza. Aravuga ngo ngiye guhaguruka ngiye kwa data. Nababwiye ngo ubuzima bwa mbere bunezeza Imana ni ugufata ubuzima bwawe ukabuha Kristo. Ikintu wakora ukazarinda upfa uticuza ni uguha ubuzima bwawe Yesu. Nicyo kintu nzi neza wakora ntuzabyicuza.
turi mu ntango z'umwaka, turi mu kwa mbere. Impano waha Imana ni umutima wawe. Byibuze ubu umunyakuri ubwira Imana ati Imana, nagerageje kubwirindira, nagerageje kukunezeza, birananira, none ndabuguhaye ubuncungira. Paulo yavuze ngo ubugingo bwacu buhishamwe na Kristo mu Mana. Iyo umuhaye amenya ukuntu abujera, imbaraga z'Imana zizagufasha kugira imyitwarire myiza. Ikintu kimwe gituma mu ijuru bakora umunsi mukuru ni ukubona umuntu mushasha yemeye guha ubuzima bwe Yesu, kandi icyo nicyo cyatumye ava mu ijuru aza mu isi kuducungura. Icya kabiri gishobora gutuma ubaho ubuzima bunezeza Imana ni uguhinduka ku ngeso. Ngiki ikintu cyananiye abarokore benshi mu Rwanda. Gukizwa twarakijijwe, twinjira amadini n'amatorero, ariko kubaho ubuzima buhinduka ku ngeso nicyo cyatugoye. Mwari muzi ko ingeso ziba hanze ha no mu rusengero wazisangamo. Mu rusengero harimo abantu babesha, harimo abantu basambana, harimo abantu bangana, harimo abantu bagambana, harimo abantu ubundi iyo twari kuba hano turi abantu beza cyane, abantu bo mu isi baba baduhungiraho baje gushaka abantu mbese kutwisunga kugira ngo nabo babe beza cyane. Birababaje cyane iyo uje mu rusengero ukahasanga abantu bafite ingeso nk'iziri hanze. Muzi ikintu cyabaye ni uko abantu bananiwe guhinduka ku ngeso. Reka mbabwize ukuri, agakiza kadahindura umuntu ntabwo nagakurikira. Niyo ubwo byaba bikumariye iki? Ukajya uterana ku cyumweru, no ku gitaha ugaterana, no kwizakurikira, umwaka ugashira, imyaka ikaba 30, umuntu ari mu rusengero atarigira ahinduka. Nta buhamya yakwitangira wowe ubwe, usibye kwihagararaho, n'umugore we cyangwa umugabo we cyangwa inshuti ze batamutangira ubuhamya bwo guhinduka. Bafitiye inkuru nziza, Yesu ajya ahindura ingeso. Ni ukuri pe, ingeso zikigutsinda hari abandi bazitsinze, kandi imbaraga zabafashije nawe zagufasha. Hari umusaza umwe twakoranye yigeze kumbwira ngo nkubwize ukuri, ngo nagiraga inyota imeze nk'iyipasi. Nararaga mu kabare, inyota yaranyishe itigera ishira, ariko umunsi nahuye na Yesu nywa amazi nkanyuko, nta inyota irashira. Hari abantu bakize irari ry'ubusambanyi, hari abantu bakize kubesha, Yesu abakura mu bubata bw'ibyaha, barahinduka, babaho ubuzima bunezeza Imana. Guhinduka birashoboka. None nkubaza, wadukorera karisite k'ingeso mbi umaze guhindukaho byibuze n'izisigaye? Ukavuga ati umva, naje mfite ingeso mbi 10, byibuze 5 umaze kuzitsinda. Wadukorera ako karisite? Uramutse wibwije ukuri, watubwira izo umaze guhindukaho? Nagira ngo nkubwire inkuru nziza. Imana yiteguye kuguha imbaraga kugira ngo uhinduke. Ndabizi ko utemeranywa nabyo, niyo ubikoze urababara. Imana izaguha imbaraga kugira ngo uhinduke ku ngeso. Icya gatatu gishobora gutuma ubaho ubuzima bunezeza Imana ni ukubaho udatsikamiwe n'ibikomere, udatsikamiwe n'imibabaro n'ibikomere. Abantu benshi ntibanezeza Imana kuko buzuye amaganya y'isi, buzuye gutsikamirwa n'imibabaro n'ibikomere by'ibyo banyuzemo. Kera nigeze guhura n'utuntu tubi, nkajya nseka ari uko nibagiwe. Nabwo navyibuka nkumva nkoze ikosa. Ubu hano mu rusengero sinabura nka bene wacu nka babiri nabo baseka bibagiwe. Ahagiye umuntu aseka agira kabarangije, tabona mu kanwa kubera ko yaratsikamiwe. Ukibaza niba yaraburiye ibyishimo hano ariho Imana ibitangira, ubwo azabibonerahe? Uzabibonera mu kazi bakwirukanye, uzabibona wabuze minerivare y'abana, uzabibona ubuzima bwagoranye. Nagira mbabwire ko mu mpano Imana itanga harimo umunezero, harimo ibyishimo. Umuntu arishima, buze ukuntu guseka biruhura, ni n'umuti, biravura. Ntabwo wagira stroke uri umuntu ukunda guseka, ariko hari abantu aba yararakariye isi, yararakariye ibintu byose, akabaho ni wowe urimo kwiyica. Ubuzima burakomeje, ubuzima burakomeje.
reka mbabwire ikintu gikomeye umwuka wera akora. Ashobora kuduha ibyishimo nta gishimishije gihari. Niki cyanezeza imfubyi, niki cyanezeza umupfakazi. Ariko iyo umuntu ari mu Mana neza, ashobora kurimba ngo ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro, no mu byago ndamahoro nzaririmba. Ntaco yabonye gifadika, ariko Imana yaraje mu mutima igakuramwo umubabaro, ikamuha ibyishimo byuzuye. Tumunezeza turi inaha, tukihanganira amakuba, tukabaho twishimye. Imana igukure munsi yo gutsikamirwa. Ntabwo nafovye ibyakubayeho birababaje. Gushaka umugabo uzi ko azakunezeza, azasimbura abasaza bawe, akaba papa wawe, akaba inshuti yawe magara, ugahita ushaka umugabo nawe se karuko yibagiwe. Nukuri ndabizi biragoye, ariko Imana iguha imbaraga zo kubirengera. Gushaka umugore ugashaka umunyamahane uvugira muri saro no mu cumba no nyuma y'akabati no mu gikoni, ubera hose icyarimwe kubera amahane. Ndabizi biragoye, ariko Yesu yakunezeza. Birashoboka ko wafashwe ku ngufu, uwo mubabaro urawuhorana iteka. Yesu yakunezeza. Mu itorero ry'Imana uzabonamwo abasaza bawe, uzabonamwo ababyeyi, uzabonamwo inshuti zawe, uzabonamwo abagize umuryango muri Kristo Yesu. Birashoboka ko uri hano mu nzu y'Imana waje gusenga, ariko warahuye n'ikindi gikomere runaka. Wenda wakomerekeye mu itorero wasengeragamo mbere yo kuza hano, cyangwa se wakomerekejwe n'ubuzima n'ibihombo n'ibindi bintu bitandukanye. Yesu ashobora kukunezeza. Ntabwo Imana yakwemera kubaho utsikamiwe, yifuza kubaho ufite umudendezo. Yaje ngo intama zibone ubugingo kandi zibone byinshi. Gutsikamirwa ni bibi. Nimureba ko mbivuze mu magambo yoroheje. Iyo umuntu abayeho ubuzima butsikamiwe, amaherezo umubabaro utavuwe uzakwica. Kuri ubu siyanse yemera ko ingwara abantu bagwaye 50% zijyanye n'umutima ukomeretse. Ibintu byose bitavuwe, umubabaro wabitse, ukaba Yesu ntacu yawukozeho, uzagaruka ari imvi, uzagaruka ari diabete, uzagaruka ari umutwe udakira, uzagaruka ari igifu, uzagaruka ari impyiko, uzagaruka ari kanseri. Nagira ngo mbabwire inkuru nziza twageze aho Imana itangira ibyishimo, aho ashobora kudukura munsi yo gutsikamirwa n'umubabaro, tukabaho dufite umudendezo. Yewe niyo ntaco twabonye, tubaho twishimye. Tubaho twishimye kuko twageze aho Imana itangira umunezero. Imana igukure munsi yo gutsikamirwa. Hari igihe umuntu asaba Imana ngo imukure mu kigeragezo, ahubwo ikaguha imbaraga zo kugikomereramo kugira ngo kizahinduke ubuhamya bwo gufasha amahanga. Ishobora kugusubiza ikagikuraho, ariko ari n'ubwo iguha imbaraga kugira ngo ukomere, uzabashe kubaho ubuzima bunezeza Imana. Icyakane gishobora kudufasha kubaho ubuzima bunezeza Imana ni uguhuza ijambo ry'Imana n'ubuzima. Ibi nabyo bishobora kuba byaratugoye. Ibyinshi tubizi mu mutwe no mu mpapuro, ariko mu buzima bwacu iyo bishatse urabibura. Kuba waje mu rusengero kwiga ijambo ry'Imana ni byiza cyane, ahubwo ni ukwibaza ngo kuwa mbere mbaho nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Niba rivuga gutanga, ngira ubuntu bwo gutanga. Niba rivuga kubabarira, ntawe nananiwe kubabarira. Niba ijambo rivuga kwihangana, nta muntu nananiwe kwihanganira. Niba ijambo ry'Imana rivuga gusenga, nyafata igihe ngasenga ndi jyenyene. Niba ijambo ry'Imana rivuga guhindurira abandi kugukiranuka, hari umuntu umaze kubwiriza ubutumwa bwiza, byibuza aza mu nzu y'Imana. Dukwiye kwiga guhuza ijambo ry'Imana n'ubuzima. Ndabizi neza biragoye gufata Bibiliya yose ku mutwe. Nubwo byakugora kuyifata ku mutwe, gerageza ufate imirongo mike wihindura ubuzima. Uzabona ijambo ry'Imana ritakiri inyuguti, ryambaye umubiri. Imana niyo kwizerwa ku ijambo yavuze. Hari ibihugu bimwe birimo abantu batemera Imana, ariko bemera amahame amwe ya Bibiliya.
bagafata ayo mahame bakayinjiza mu buzima bwabo, umugisha ukaza. Ubundi principe ihame nta kintu kirihindura. Niba Imana yaravuze ngo ukuboko kudakora kuzatindahara, nubwo wasenga iminsi 600. Niba Imana yaravuze ngo ukuboko gukora kuzahabwa umugisha, nushaka uzacuruza ubunyobwa bwa makeyi, Imana izabuguheraho umugisha. Niba Imana yaravuze ngo gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa, Abanyafurika bo munsi y'ubutayu bwa Sahara iyo duhawe nibyo mugisha, ariko ijambo ry'Imana rivuga ko gutanga ari byo mugisha. Ajya ntacu ufite cyo gutanga, nta muntu n'umwe abura icyo atanga, ahubwo nuko udafite umutima wagutse. Kera nari umuntu uhinga, nta kintu nari mfite, ariko nari mfite amaboko. Nashobora kujya guhingira umuntu nkamwerera imbuto, nkazamubwiriza kugeza mujyanye ku rusengero. Ndashimira Imana, abantu bose nahingiye barakijijwe. Wowe ntitugutumye kumuhingira, byibuze kumurarika ngo aze hano byaranze. Ukwiye kumenya ko ukwiye kubaha amahame yose y'ijambo ry'Imana udakuyemo na rimwe, uzabona ubuzima bwawe buhinduka. Ikindi gishobora kudufasha kubaho ubuzima bunezeza Imana ni ukumenya icyo waremewe ukanagikora. Kumenya icyo waremewe ukanagikora. Abantu benshi ntibazi icyo baremewe. Ubuzima bwabo babunganisha no kurongora, no kurongogwa, no kubaka inzu, no kubyara, no kurara bariye, no kwambara. Niko ubuzima bwabo bungana. Mwisi ntabwo Imana apfuye kutwoherezaho, hari ikintu yatwohereje gukora kandi tugomba kugikora. Hari ibibazo 5 buri mukristo wese akwiye kumenya gusubiza. Ndinde? Naremewe iki? Niyihe mpano mfite? Nuwuhe muhamagaro uri ku buzima bwanjye? Niye nkwiye kubikoresha? Igihe cyose utaramenye gusubiza ibi bibazo, bizakugora kubaho unezeza Imana. Hari abantu bagenda mu modoka nziza, nta muntu ndumva bavuga ati reba V8 aratambutse. Agaciro k'umuntu karuta imodoka. Hari abantu baba mu mazu meza, nta muntu ndavuga bavuge ngo reba etage aragiye. Wapi? Agaciro k'umuntu karuta inzu abamo. Amafaranga Imana izaguha, intambwe zose uzatera, umugisha wose uzagira, ni ikiza gushigikira icyo waremewe. Iyo ufashe ubuzima rero ugahita ubunganisha reka mbivuge mu ijambo rimwe, inkunga y'urugendo ntikwibagize intego y'urugendo. Hari intego Imana yakuzaniye inaha, ukwiye kubaho ubuzima bunezeza Imana. Imana izagushigikira ikurikije ko uhagaze ahakwiriye, wakoze ibyo ugomba gukora mu bwami bw'Imana. Amafaranga azaza, n'ibindi byose bizaza, n'ibiruta ibyo utekereza bizaza, igihe uhagaze aho Imana yifuza. Dukwiye kubaho tuzi icyo twaremewe tunagikora. Babwiza ukuri, hari igihe ndeba nk'abakristo bamwe nkibaza nk'uyu aramutse apfuye twavuga ngo iki? Twavuga se ngo yasura abapfakazi, yita ku mfubyi, yarasenga byibu, twavuga ngo iki? Murabizi ko iyo umuntu yapfuye bwo turabihimba, ariko hari abandi bavuga ibitari bihimbara. Hage tujya dushingura umuntu nkumva nanjye nifuje gupfa, ariko nkagira ubwoba nkibaza se nzabona ubuhamya bamvugaho nk'ubwo bavuze kuri uyu muntu. Bakavuga ibintu birukura, akavuga ati ngewe nari imfubyi anyitaho kugeza ndangije kaminuza. Undi akavuga ati ngewe yamfashije ibi n'ibi, ukumva ubuhamya si ubuhimbara. Hari n'abandi dushaka icyo tuvuga tukakibura. Nagira ngo mbabwire ko Dorcas ntabwo yazuwe n'amarira y'abapfakazi, yazuwe n'imyenda yadoze. Korneliyo Imana yaravuze ngo gusenga bigeretseho kugira ubuntu byazamukiye kubugwibutsa imbere y'Imana. Yabagaho ubuzima bunezeza Imana. Aburahamu yamaze imyaka 25 afite ikigeragezo cyo kubura umwana. Hari ubwo yasenga akabwira Imana ati Imana ndapfuye, ibyanjye bizaragoye Eliyezeri. Nta kana warasezeranije, ariko isezerano ryatinze gusohora, mpfuye nta mwana mbonye. Imana ikamubwira ati wewe genda ujye kubara umucanga. Ubuse kubara umusenyi hari umwana mwumvishemo? Hashira iminsi kikongera kigeragezo kikamukanda akajya gusenga. Imana ikamubwira ati ariko winsakuriza wewe, reba hejuru bari nyenyeri.
yananirwa agasinzira. Mu nyenyeri hari umwana mwumvishemo, umunsi yatanze ikimasa agatanga n'umutsima n'amata, Imana yaramubwiye ngo umwaka ugeze aho uyugeze. Ubwami bw'Imana bwubatse ku mahame. Dufite abantu bazabara inyenyeri kugeza bashaje, kubera ko umugisha ntusengegwa, umugisha urakorekwa. Umwanya tumara dusaba Imana umugisha, yaba ari wo twamara dukorera umugisha, mbabwiza ukuri tuba dufite urenze uwo dufite. Ndagira ngo mbabwize ukuri, dukwiye kumenya ngo ndinde, naremewe iki, niki nkwiye gukora mu bwami bw'Imana. Nimurebe uko tungana uko twese duhagurutse tugakorera Imana, mbega ibintu byaba ari byiza. Karongi yagira umugisha utangaje. Kandi gukorera Imana ntibikomeye. Gukorera Imana uzahere ku muturanyi, uhere ku muntu uje kukwaka service, uhere ku hawo hafaho, ugerageza ubyuke mu gitondo ubwira Imana ngo Mana, uyu munsi nifuza kukunezeza, uwo turi buhure ahabwa umugisha ku bwanyu. Byoroshe gutyo ntibikomeye. Ugerageze gukora ibituma izina ry'Imana rishimwa. Uziko Bibiliya ivuga ngo umukiranutsi icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Niyasetse biba ari byiza, niyagusuhuje biba ari byiza, niyagusuye biba ari byiza, niyo yapfuye biba ari byiza. Umukiranutsi icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Dukwiye kubaho ubuzima bunezeza Imana. Hanyuma ikindi gituma tubaho ubuzima bunezeza Imana ni ukubaho dufite disipurine. Nari mvuze ngo disipurine, reka nkoresha indi mvugo yitwa kwirinda. Kurinda iby'agaciro dufite. Kubaho ntabwo ushobora kuba umudisipure wa Yesu udafite disipurine ye. Ntabwo waba umwigishwa wa Yesu utabaho ubuzima nk'ubwo yabayeho. Hari abantu babaho ubuzima, reka mbaho urugero. Bibiliya iyo uyisomye isaha imwe ku munsi, uyisoma mu mezi 6. Iyo ukoresheje iminota 30 ku munsi gusoma Bibiliya, uyisoma mu mwaka umwe. Ubu mbajije ngo abantu basomye Bibiliya bakayirangiza hano, muhume ntabwo ndi bubibaza. Muzi ikibazo? Iyo tuvuze izuba ryavuye n'ibishimbo byazamutse igiciro, byo ntidusinzira. Ariko usoma page imwe ugahita wumva. Muri fiançailles nkora fiançailles, madamu twajyaga twandikirana utumessage kuri telefone. Hanyuma nyuma y'imyaka 5 nagiye mu ivugabutumwa ngeze Nyabugogo muri bisi, telefone barayinyiba. Mbabwije ukuri, sinababajwe n'agaciro telefone ifite, nababajwe n'utumessage twari turimo. Nari naratubitse nkora ndusubiramo. Nako murumva utumessage tw'abafiance. Mumbwiza ukuri, abantu bakoze fiançailles bari hano. Fiance yakwandikira ukavuga ngo nzaba ngasomejo. Maso ugasoma 5 nkwagira ngo karimo umwuka wera. Ukajya ubonamwe n'ibyo atakubwiye. Kakakunezeza. Mwemera ko Yesu ari umukwe, natwe turi abageni? Murabyemera? None se Bibiliya sakandiko ka fiance. Ubu se ntiyasiza atwandikiye ko tutagasoma? Ni ikibazo cha discipline. Kuko hari ibindi tumariramo umwanya. Social media turayikurikira, ibindi bintu byose bidafite nico bitumari turabikurikira. Ariko igishobora guhindura ubuzima bwacu ntitugiha agaciro. Uryama sangapi, ubyuka sangapi? Gahunda yawe y'umunsi imeze ite? Nibiki ukora ku munsi? Ndavuga bigamije kunezeza Imana. Dukwiye kuba abantu bagira discipline mu kubaho kwabo. Ntabwo ushobora kuryama saa 6 y'ijoro hanyuma ngo ubyuke gusenga saa 9, ntibibaho. Ntabwo wabaho ubuzima butarimo discipline ngo ubeho unezeza Imana, ntabwo byashoboka. Hanyuma iyo witoje kugira discipline, umenya iby'agaciro ufite ukanabirinda. Hanyuma icyanyuma nukubaka ubusabane n'Imana. Nukubaka ubusabane n'Imana. Dukwiye kubaka ubusabane hagati yacu n'Imana binyuriye mu gusenga. Gusenga kwacu bizana ubusabane bwacu n'Imana.
niba hari ikintu abakristo benshi babura, ni ukubaka ubusabane. Reka nshake imvugo cyangwa se urugero nabaha, niba mubasha kugumva. Abantu bubatse bari hano, haleluya. Abantu bubatse, haleluya. Undebera umugabo wawe agiye agahaha umuceri, akazana n'ibindi ukenera mu rugo, ariko ntimwigere muvugana. Ibyo bintu hari ikintu byakumarira, byakunezeza? Nawe ibaze guhora uza gusenga hano ku cyumweru ugataha, ariko nta kanya kihariye ugirana n'Imana. Reka ntanga urundi rugero rwa kabiri ku bubatse. Abantu benshi bakundana n'abagore babo, ariko si inshuti n'abagore babo. Kuko inshuti niyo ubwira buri utubanga twose. Niyo hagize akantu ubona hanze, utaha wumva ufite amatsiko yo kumubona kugira ngo ukamusangiza. Ababyeyi benshi bakundana n'abana, ariko si inshuti n'abana babo. Reka noneho tubizane muri context twari turimo. Abantu benshi Imana irabakunda, ngira ngo nabo barayikunda simbizi, ariko si inshuti n'Imana. Iyo dusenga akenshi tujya gusenga kugira ngo Imana iduhe ibiryo, idukemurire ibibazo, ariko ntituyisenga kuko tuyikunda. Umunsi umwe Yesu yatanze imigati, abantu birabanezeza, bahita bajya guhuruza n'abasigaye mu rugo. Yesu ahita arabakwepa, ajya hakurya y'inyanja, bamushaka iminsi 3. Bamugezeho ku munsi wa 3, baramubwira ngo Yesu mwiza, twari twarakubuze. Murabizi iyo yatanze imigati aba ari mwiza. Hanyuma iyi migati yabuze, Bibiliya iravuga ngo abasitaza abishaka. Arababwira ngo singe mukunda, ni imigati nabahaye ejo bundi. Ngo bahita bafata umugambi wo kumuvaho, hasigara 12 gusa. Dukwiye kumukunda yaduhaye imigati n'igihe yayitwimye. N'igihe arimo kutwigisha ko ari wo mutsima w'ubugingo, akwiye gukomeza kuba umwami w'ubuzima bwacu. Dukwiye kubaka ubusabane nawe. Ntitumukurikire kubw'imigati, tukamukurikira kuko tumukunda. Amen. Iyo ngeze ku busabane rero, rimwe na rimwe aribwo numva mbabaye, kuko abantu dukomokaho n'abantu bari barubatse ubusabane bukomeye n'Imana. Enoki yagendanye n'Imana imyaka 300, imutwara mu ijuru adapfuye. Nowa yasabanye n'Imana, imuhishurira ibintu bisigaje imyaka 120 bikaba, imubwira kubaza inkuge kumwuzura uzaza. Aburahamu yagendanye n'Imana kugeza ubwo ivuga ngo sinarimbura Sodomu ntabw'inshuti yanjye magara Aburahamu. Mose yagendanye n'Imana, anezeza Imana kugeza ubwo atanga igitekerezo mu bwami bw'Imana. Imana ifashe umwanzuro wo kurimbura Abisirayeli bayinaniye mu butayu, aravuga atoya nubica abanyegiputa bazaguseka, nta cubahiro cyawe kirimo. Mu gihe twebwe twizerera ibirayi byo mu ruhengeri n'inzu yo kubamwo n'amafaranga gusa. Mu gihe dusenga kuko dufite ibibazo twifuza ko adukemurira, hari abandi babaye inkoramutima mu bwami bw'Imana. Gusenga dukwiye kubaka ubusabane. Mbese wagira ngo twabuze ibyo dusengera nuko tutazi gusenga cyangwa tudafite akanya ko gusenga. Watangiye ugasengera abana, abuzukuru bawe n'abakwe bawe n'abakazana bawe, ugasenge ukabyibuza ukabibira imbuto ikinyejana kizakurikiraho. Ukaba ubizi neza ko abo bantu wabashinganishije ku Mana. Mwari muzi ko zimwe mu ntambara zitugize zitwishe nabi ni ibitambo basogokuru batambye. Umuntu akajya kwa Nyabinga akavuga ngo abazankomokaho bose bamurikiye ryangombe muzabakoresha. Uyu munsi ukaba ufite inyatsi icukozeho cyose cyanga, kuko barashaza kwishuza ibitambo. Batubibiye imbuto mbi. Wari uzi ko iyo usambanye rimwe bifata ibisekuru 10 ngo uwo muvumo uve mu muryango? Hari abantu bahora bagwana n'imbaraga mbi z'ubusambanyi kubera ko mu muryango wabo nibyo byabagamo. Basize batubibiye imbuto mbi. Twebwe turi kindi gisekuru, haleluya. Tugomba kubaka igisekuru kizima kidafite umuvumo, tukubaka ubusabane n'Imana, tugacira inzira bazadukomokaho bakazabaho neza.
bizanyurira mu gusenga no mu kubaka ubusabane. Nagira ngo mbabwize ukuri, igicaniro gikwiye gusimbura ikindi gicaniro. Mu miryango y'abantu benshi habaga ibicaniro by'abadayimoni, habagaho ibicaniro bibi. Dukwiye kubaka ikindi gicaniro nk'ico Eliya yubatse ku musozi wa Karumeli. Mwebwe ntabwo muzi imbaraga zo muvumo. Mwari muzi ko Mose avuka kwa Lewi. Lewi bafashe ku ngufu mushiki we, abaturage bamufashe ku ngufu. Lewi ahita aragenda arababwira ngo ntabwo twabashingira mushiki wacu muramutse mutemeye gukebwa. Abagabo bose bo muri ako gace barabakeba. Gukeba no gusiramura. Barangije kumba arashaka kubatera bagwaye badashobora kugwana, yica agasozi kose, atema n'ibitsi by'inka. Se abyumvishe aramuvuma. Baje kujya muri Egiputa, Mose avuka mu muryango wo kwa Lewi, umuryango wavuma. Uzi ko Mose yavukanye umujinya, yasanze Umunyegiputa n'Umwisirayeli bagwana, agahita yica Umunyegiputa akamutaba mu mucanga. Umuntu yica umuntu agahita amutaba ako kanya. Muzi ko Mose yagendanye n'Imana, ariko umujinya ari wamukozeho. Avuye ku musozi kuvugana n'Imana, amanukanye amategeko, asanga Abisirayeli basenze ikimasa, ikigirwamana. Ahita afata umujinya uramufata wo kwa Lewi, afata amategeko yakubita hasi, arashwanyuka, arabatuka. Imana ivuga ati Mose aribwo ukihava aka kanya. Uzi ko ari abantu bava hano mu rusengero ku cumi twagize ibihe byiza, agahita konegita mu gisekuru. Kuwa mbere ejo agahita yongera kuba mubisi, ukibaza yahoze gusenga. Akaba ari umuntu yajya gusura fiance ntaveyo, kubera ko nyene akonegita hafi, avoma hafi aho. Mose aragaruka, uzi igihano Imana yamuhaye, yaramubwiye ati sawa, genda wibazira amabuye wumva uko bibabaza. Aragenda arakorogoshora, Imana imwandikiraho. Hashize iminsi barongera baramurakaza, afata inkoni ayikubita ku gitare. Imana yamubwiye ati genda ubwire igitare gitanga amazi. Agikubita kabiri kose, kandi agikubita tukana. Imana yamubwira ngo kuterekanye kwera kwanjye muri aba bantu ntabwo wazabagezayo, ngiye kukwica. Iti muzamukana ku musozi, iramwica, imutwara mu ijuru. Yosuwa bari we yambukana abantu. Beneda, nitutahindura igisekuru ngo twubake ibindi bicaniro bizima, ibyo hano hirya aho tuvuka bizadufata. Twagiye tubona abantu bakizwa bakaza mu nzu y'Imana, ariko nyene bakibera mu nzu y'Imana gutyo. Ejo ukazabona afite ingeso nk'izo se yari afite, nizo sekuru yari afite, abyaye ikinyendaro, ni wabo barabibyaraga. Ukibaza ko yarakijwe byagenze bite? Nyene ntiyasenye ibicaniro. Mwibuke ko kubaka ubusabane buzatuma tubaho turi ubwoko bwihariye bw'Imana. Tuzabaho tudafite umuvumo wose nitwubaka ubusabane n'Imana. Satani ntazaduhiga ngo adushobore, kuko tuzaba twihishe muri Kristo Yesu. Twunamisha amaso dusenga. Nagira ngo dusengane nawe ushaka guha ubuzima bwawe Yesu. Ushaka kubwira Imana ati Mana, uyu mwaka nifuza kubaho ubuzima bukunezeza. Niba wumva twafatanya gusenga, wahaguruka tugasengana. Ubwira Imana ngo Mana, ibyo nkora bitakunezeza, niba unshoboze kubaho ubuzima bukunezeza. Uhari uhaguruke dufatanye gusenga. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye ijambo ryawe, turagushimiye ko waduhamagaye kugira ngo tubeho ubuzima bukunezeza. Ndasenze kugira ngo ushoboze buri wese kubaho ubuzima wishimira, ubuzima bukunezeza. Ijambo ryawe ntabwo ryadusaba ibintu bidashoboka, ubwo ribidusabye birashoboka. Turasenze kugira ngo duhe kubaho ubwo buzima, ubuzima bukunezeza, ubuzima buhindutse, ubuzima bwejejwe, ubuzima budatsikamiwe, ubuzima bwubaha Imana. Mwami, waduhaye impano y'ubuzima, ariko duha n'amahitamwo kugira ngo tubihitemwo kubaho ubuzima bukunezeza. Dushoboze kubaho ubwo buzima Mwami. Ibyadutsindaga bikugweho, tubeho ubuzima butsinda, buhindutse, bugiriwe neza n'Imana.
intege nke zacu zihindura imbaraga, gutsindwa kwacu bihinduke gutsinda, udushoboze kubaho ubuzima bukunezeza. Ibintu byose bitakunezeza bikugwe mu buzima bwacu, byaba ingeso, byaba amaganya y'isi, byaba ibindi byose biri mu buzima bwacu, turasenze kugira ngo bikugweho, uduhe kubaho ubuzima bukunezeza. Dushoboze Mwami, dushoboze guhinduka, dushoboze kwezwa, dushoboze Mwami. Iri torero ndarisengeye kugira ngo buri mwizera wese wo muri ryo, buri mukristo wo muri ryo, umushoboze kubaho ubuzima bukunezeza. Abakobwa bacu niba babona hanze aha, babone bafite itandukaniro, banezeza Imana. Abasore bacu ubaha igikundiro, ubaha imbaraga zo gukomera kugira ngo bakunezeze aho birirwa mu buzima bwa buri munsi. Abapapa n'abamama bo muri urusengero ubashoboze kubaho ubuzima bukunezeza, ubuzima buhindutse, ubuzima bwejejwe, ubuzima busa n'ubwawe, ubuzima. Abakristo bari muri Antiyokiya baravuze ngo nimubarebe ngo barasa na Kristo. Ndasenze kugira ngo duhe kubaho ubuzima butuma izina ryawe rishimwa. Bana natwe Mwami, bana natwe, dushoboze n'icyifuzo cyacu cy'uyu mwaka, dushoboze kubaho mu mwaka wo kukunezeza. Dushoboze Mwami, ndagushimiye muri iteraniro ukiza indwara, muri iteraniro wirukana abadayimoni, muri iteraniro ukureho gutsikamirwa kose, muri iteraniro ukureho intege nke, muri iteraniro ukureho ikibi cyose. Buri wese yaje mu nzu yawe agirirwe neza nawe, umuhe ibihe byiza Mwami. Ndagushimiye kubw'imigambi myiza udufiteho, ndagushimiye kuzabana natwe, nitwakunezeza nawe uzabana natwe, nta cyiza na kimwe uzatwima, ibyiza byose bibikiwe twebwe nitubaho ubuzima bukunezeza. Witeguye kuzuza inshingano nk'umubyeyi, witeguye kutugirira neza. Uyu mwaka uzatubera umugisha, uyu mwaka tuzaba umutwe ntabwo tuzaba umurizo, uyu mwaka tuzagirira umugisha mu mirima no mu bindi byose dukora. Uyu mwaka nta cyiza na kimwe uzatwima, uyu mwaka tuzabona ubukwe bw'abahungu bacu n'abakobwa bacu, uyu mwaka tuzabona gutera imbere. Uyu mwaka Mwami uzaduha kunguka no kubona ibyiza byose biva mu kukubaha no mu kukunezeza. Ineza wibane natwe mu izina rya Yesu, amen.